Yes, reka ntangire ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana. Wogarutse kubana natwe habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe. Wowe ugeze kuri iyi channel ubwa mbere, ndakwibutsa ko ari Zamuka TV, umugambi w'Imana TV ndetse na Incwiii TV. Koraho subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi mu buryo bukoroheye. Uyu munsi rero turagarutse, turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, ndetse nakongeraho n'icyamamare Bowazi. Bowa Karame namahoro. namahoro Ungerijwe Bowa namahoro urakomeye. turashima Imana Iminsi myinshi twese muri rwa ruri mu gikunda kuvuga ni siku mingi n'ibindi nk'ibyo nyine bikurikiyeho rwa rurimi rw'icyongereza ujya ukunda kuvuga ni nyinshi nzi n'igiswahili ndakizi ako banza udusuhuriza abadukurikiye mu cyongereza babanze babyumve bamenye ko ari Bowazi. ubu ni bonjour uwo ni Bowazi rero. yeah mumeze neza. okay amu tumeze neza cyane Bowazi ameze neza cyane. Ndaza kuva hano namenye icyongereza kubera icyo ni icyongereza uvuze. twebwe koko twize ku mubumbe w'ijuru tuvangamo na siyanse z'umwuka byose na siyanse z'umwuka zose ukavangamo. yego Bowa reka dutangire udusengera Imana. nanone Imana yacu, Imana ikomeye, wowe waremye inyanja n'ibiriho byose ukabiha ubwenge ndetse nuko bigomba kubaho, tugushimye tuguhimbaje ko twaramutse amahoro. Abanyarwanda muri rusange, abanyarwandakazi, imipaka yose, abari hanze bose, dushimye Imana. Ibiriho byose dushimye Imana. Mana tugiye kuvuga ijambo ryahumetswe n'ibyanditswe ari wowe Mana, ariko nyemerera abantu baryumve ubaha amatwi yo kumva ndetse no kumvira, kandi duhe umwuka wo kwemera no kubaha. Twubahira ijambo. Urakoze Mwami, aho rigiye kugera hose ufashe umuntu wese ugiye kuryumva kugira ngo rihindure benshi mu mahanga, abakuze n'abatakuze bongere kwizera Imana kiriho koko. Urakoze Mwami Yesu. Uyu ni Bowazi turamusengeye. Hari igihe yaterwa agaterwa na Satani, ariko ngo niba wabaye usenge, niwe shima ubyine ndetse uririmbe. Mana twe turishimye kuko turi kumwe nawe, tugufite n'itwifuza undi murengezi. Ndagushimye kuri Imana ibyumvishe Mwami wanjye, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Aha. Bowazi, Karame. ukunze gukora ibiganiro uri kumwe na shari wawe. Yego. Uyu munsi niyo mpamvu urimo uravuga udatekanye. Hakada. Amahoro ari muri iki. Amahoro ari muri wowe. Yego, shari wawe ameze ate? Shari wanjye ni amahoro, afite ibyishimo byinshi. Koko yatsindiye umuntu udasanzwe. Afite ibyishimo byinshi, yatsindiye umuntu udasanzwe. Ese warasanzwe? Yose. Abagore bo ni rusange, ariko umugabo bijya biba bikomeye. Bowa, Yeah. nyuma yuko ukoze ubukwe mu nduru nyinshi, mu ntambara nyinshi, abantu bavuga byinshi, ariko Imana ikabikunyuzamo. Uyu munsi urebye kuva watangira urugendo rwo gutangira kubaka urugo no kugeza uyu munsi, uyu munsi urabona bimeze gute? Uyu munsi mpagaze nk'umuntu wumva uzakomera, kandi nkakomeza n'abandi. Yego. Mfite umugambi wo kuba nta muntu ukomeye mu by'umwuka no mu by'umubiri, ariko nkakomeza n'abandi. Yego. Kandi nkanafasha n'abandi. Imana ibimfashemo kandi ubwo. Yego. Abantu benshi bagiye bakunda kuvuga amagambo atari meza kuri wowe, bakavuga bati wa mugabo mugufi, bandi bakakwita ifundi, bashatse umugore umusumba cyane. Yego. Ngira ngo ejo bundi wabonye trend y'undi musore nawe ureshya nawe. Urayibonye? Nawe ugiye gushaka umugore muremure, nawe bakavuga bati ibi bintu bimeze gute ko abasore bagufi bari kuturyana abana beza bimeze gute? Ayo system bashyizemo bo mugufi no kubura nko kubura ubwenge. Nge ntabwo ndi mugufi. Bwene babana nica, ariko mpagaze mba ndi igihangange kandi mba ndi umuntu udasanzwe. Ahubwo barambonye
abanze ntibambaririza n'abambonye ntabwo banyitiranya sinzi impamvu rero banyitiranya n'abandi bantu njye ntabwo nsanzwe wafata nka Bowazi nyine uje uzanywe n'Imana utazanywe n'akawunga utazanywe no kugira ngo ushake ibinezeza umubiri ndashaka ibinezeza umwami ya uwo musore nawe kandi washatse umugore mwiza ntabwo twavuga ngo abasore bagufi bihariye abagore beza ahubwo igihe cy'Imana iri gukorana n'abantu bafite umutima nk'uwa Dawidi kuvuga ngo abasore bagufi nibo bafite umutima uciye bugufi ntabwo ari abagufi ahubwo uvuga ngo abantu bari gusenga Imana basa nk'abatagaragara ariko ku Mana baragaragara ubwo twihishe mu Mana ntituri kuboneka ariko yitubonera ahirengeye ahatagaragara mu bibaya no mu misozi iyo bituciye kinga ivuga ngo ndabareba ntago rero twebwe tutagaragara cyangwa umugufi ni umuntu tubaha Imana ariko umuntu agusuma bitewe n'icyahagazeho icyo mpagazeho ni Imana kandi ntawe yisumba ku isi amen none se Bowazi wenda nk'umuntu wabiciyemo sibyo kuko byanze bikunze aho uriya musore ari none ahangaha hari puresha y'amagambo menshi bari kumuvugaho rwa rugo ntiruzakomera ibintu byinshi cyane ngira ngo ziriya videwo zitrendinze kubera ko yari arimo guporopoza yari poropozo ntago ntiyari yajya mu murenge cyangwa agira ahandi hantu ajya ni iki wamubwira by'umwihariko nkawe nk'umuntu wabiciyemo ukagira ikintu wabwira ndashaka kubaza abantu bahereye bavuga yuko bitazakomera ko nta hazagera ko nta mbese babikura hehe babivana hehe Imana ibwira uyu mugabo ikamubwira ngo yewe kuri we nzakujya imbere hataringaniye maringaniza yaramubwiye ngo uzanye imbere gute uzaringaniza gute uzankenyeza gute mbese nzaba uwo mwami gute nzaba icyo nakabaye cyo gute k'abantu bampinyuye aramubwira kugira ngo witwe umwami ufatika dore wimitswe mu gihe kitagaragara kitariho ubuzima kitariho uburyo ariko nzakenyuruza hari abatankorera hari abatanzi hari abatara nzakenyuruza Imana kuko yaduhaye umugisha wo guhabwa abo ngabo tudashoboye gutunga izanakenyuruza afite ijya kubatunga ibiduhereze icya kabiri kuvuga ngo urabona ngo uwo musore ngo afite umugore muremure ntabwo kuba ari muremure ari igitangaza ni Imana yavuze ngo nza yewe Mana uri Imana ahubwo we ndafashijwe cyane nzakujya imbere ibyo ubona nk'imisozi nzabihindura ibibaya kandi bavuga ngo ntabwo uzamutunga iyamuguhaye ntizakunjye kumutunga Imana yaguha umwana ntiguha amashereka ni ikizira sinzi ko navuga aho ngaho gusa Imana iri imbere muri byose noneho Bowazi ni nk'aho arimo arakumva uriya musore ni nk'aho arimo arakumva amagambo umubwira ikintu njye namwibwirira kumva abantu nabireke ahubwo icyo bavuganye n'Imana arikomeze icya kabiri ntabe ikigwari si ukuvuga ngo nuko natavuge Imana ngo vuge cyane avuge mu ndiba ahubwo nukubaho imuhaye uwo mugore mwiza adatikuzo akirara ahubwo nashakisha ibyakwa ku muryango ntabwo yatungwa n'amagambo y'abantu nashakisha imikorere yubakira urugo rwe Imana izabana nawe iteka iyakamye n'ikamena hanyuma uriya mukobwa nawe uriya mukobwa abantu batangiye kumucanaho umuriro ndetse no mu bigaragara bamwe bakavuga ngo yavuye muri kiriya kirori atishimye ni iki wabwira uriya mukobwa wenda ushingiye nk'umutima wenda shari wawe yagize cyangwa se by'urugendo ryasazi abyari mbisi niba wemeye kuza ugahagarara imbere y'abantu bisobanuye ngo bavuge maramaza imbere yawe zaba
yabaye nk'igiti ku mutima narisanzemo amabanga ayiwe ijya mu ijuru